Yes, mbahaye ikaze kuri Master GTV nk'ibisanzwe. Kuri munsi ngiye kwereka byibura application ushobora kwifashisha ukorera amafaranga warebye video washizeho amafoto n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Cyo ngusano kuza kurya video mpaka kugeza irangiye. Nusoza iyi video uraza kumbwira niba iyi application koko uri kwikora amafaranga bikabaza kuba biri gukunda. Turaza kujya muri Play Store yacu turebe iyo application twakora amafaranga. Ese nihe application ko abantu benshi bagenda bavuga cyangwa se bambaza ngo nihe application wakoreho amafaranga. Tuze muri Play Store yacu tushakinga application yitwa My YouTube. Yes, My YouTube, my gutya, my tube gutya. Searching turebe none nkwereke application iri muri ma application ari giye atandukanye ari kugenda atanga amafaranga. My YouTube katurebe neza. Yes, hanye dusearching turebe. Yes, turebe application ntabwo irimo igaragara neza, ariko siyo gusa uko ari ama application menshi agiye atandukanye kuko ntabwo irimo igaragara fresh hano ngo ngende nyibereka, ariko ntabwo ari yo gusa kuko hari ama application agiye atandukanye. Reka tuze iyi application tuyihore dushake application bayita My Crypto kadusearching iyi ngiyi My Crypto kuko niyo application nayo. Yes, irabona ko iyi application My Crypto nayo ni application abatari bake ari kugenda babasha gukoreraho amafaranga. Rero iyi application dore ni iyi ngiyi kanze nyikwinyicya akaronko dore ni iyi. Tugiye gufungura iyi application turangiza none twipe twayikoreraho amafaranga. Imbona nkuno ndayifungura uyireba ngiye kwestara nyestare nimone mara kwestara mono nkwereka uburyo iyi application uhita unayikoreraho amafaranga kuganya byihuse bitakugoye. Nkwibutsa ko numara kureba iyi video ukaza kubona iyi application koko amafaranga uri kuyakoreraho bigakunda, uraza kumbwira muri comment maze nkwereke uburyo aya mafaranga uyabikuza. Gusa ndaza no kwereka uburyo amafaranga ugenda uyabikuza bigiye bitandukanye. Rero icyo ngusano kuza kureba video mpaka irangiye gakurikirana step by step kugira ngo umenye neza uburyo nawe waba umwe mu bantu bakorera amafaranga kuri iyi application. Rero yes, urabona ko application yacu yamaje kwiyestara, yamaje kwinstalinga. Tugiye kuyifungura nutanya kuyifungura nkwereka uburyo uyifungura iyi application, nkwereka n'uburyo utangiramo gukoreramo amafaranga. Yes, kwimutsa ko iyi application ibintu ibingibi nkubwira ni ibintu byanyabyo kandi birakora, ntago ari ibintu by'amakabya nkuru cyangwa iki, bitewe nuko ugenda ureba ukareba uburyo ki iyi application bagenda bakoreraho amafaranga bigiye bitandukanye. Gusa iyi application ibintu nkubwira kuko nibyo kandi birakora. Yes, iracyestaranga kasomaza turebe ni kamanze yestaranga mara kugera muri telefone yacu, ubundi ndayitanza nkwereke buryo iyi application yagufasha mu kuba wakorera amafaranga yawe. Mwibutsa ko muri video ikurikira mutaza kwicikwa no buryo ndakwereka buryo ushobora kuba wafunguza bita Binance cyangwa se iyi ni konti nayo fungura ikora na cryptocurrency nayo kuko ikorana ni application kuko ni application nayo igufasha cyane mu kuba wabikuza amafaranga yawe. Yes, iyi application yacu rero urabona ko tayari twamaje kuba twayidownloadinga tugiye kuyifungura. None nkwereka uburyo wayitangira ugakoreraho amafaranga. Numara kwifunguza agira ahantu hameze gutya, numara kujya ahantu hameze gutya rero icyo uzakora uzahituze kwa nari kuri kumenyetso ko gukomeza ukomeze none ngiye kwereka uburyo wayifungura. Numara kugera hano kuri kumenyetso ko gukomeza icyo uzakora urabona ko tayari tugiye tuyigeraho. Uzahita tubona hano ahantu handitse hano uzahita tubona utumenyetso twinshi tugiye dutandukanye. Urabona ko iyi application koko ngiye nsanzwe mfiteho account rero nako natangiye na hari amafaranga narakoreyeho ari hano. Urabona ko ya mafaranga nagiye nkoreraho ariyo ngaya ari hano. Yes, urabona ko ya mafaranga nagiye nkoreraho dore ngaya hano ari no kugaragara. Kanze turebe ese aya mafaranga ukoreraho bayakoreraho gute. Numara kuyifungura uzahita tubona handitse ngo task cyangwa se app task dore nahanga. App task bivuga ngo no kudownloading ama application ukaba wakoreraho amafaranga kwa ama application cyangwa se ukaza mita survey offers. Ahangaha ni impano baguha kuba izo mpano ukaba wazikoreraho amafaranga. Abivuga ko hano ukina game n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hano urabona ko rero bakubwira ngo play at least one game
or to unlock. Uravuga ko izi game hano barazifunze, ariko hano naha urabona ko hasa nk'ahafunze. Noneho tuza ukandi hano kora akamenyetso ka hano ko gutiya akangaka kari hano, mara kugakandaho ka play time games, mara kugakandaho katurebe nitumara kugakandaho icyo tuzakira. Ubanze tujya hano kuri, urabona ko application yabaye nk'ifunzwe bitewe nuko hari ibyo itara. Urabona ko hano hari amafaranga, iyo ugeze kwa kanoza ugatangira gukorera amafaranga, urabona ko hano bayisaba mu mafaranga 399. Aha, si ibyo gusa rero kandi uzazana hano, urabona ko hano hasa handitse ngo invite. Ushobora kuba wafata iyi link yawe ukaba wayitumira mu bantu, wenda dore tuza ugafata iyi link iri hano, iyi ngiyi ugahita uzigakanda hano nciye akamenyetso ka yego cyangwa se kwa kangaka, bangiza ukayikopiya. Iyo umaje kuyikopiya rero ikintu ukora uhita uyisharinga inshuti zawe. Iyo umaje kwisharinga inshuti zawe tayari bahita batangira kuguha amafaranga. Niba umaje kuguha amafaranga rero kuri iyi application uhita katugena no tujye kureba ese ubikuza utangiye kugera ku mafaranga angahe. Ndinda kuba nakina video cyangwa se nagira ukuntu mbigenza nakina video, kuko iyo nkinya video leta bama copyright. Muraza kwiyanga ntago ndaziza gukina video cyangwa se kuba nakina game kwa zira game ziba ziri kuntuza kuri ziba zaragiye no kuri YouTube, ugasanga sama copyright video yanjye ntago ibashe kugera kuri YouTube. Rero urabona ko hano ngiye mfite amafaranga 499. Katurebe se iyo ugiye kubikuza haba hasabwa ngahe byibura kugira ngo ube watangiye kubikuza amafaranga yawe. Kadutangira no dusubirane inyuma muri hano muri ntuza muri kuri home, tujya hano hejuru handitse kuri profile, none tugiye kubikuza turebe amafaranga yacu bayabikuza ryari, tugize amafaranga angahe. Yes, uze tuza hano ituze hano ahangaha kuri my reward, bite uza uhakandi katukane hano turebe ese na amafaranga angahe naba mfite muri tele kuri iyi application nakureyeho amafaranga naba mfite. Urabona ko hano ntago bari kunyereka amafaranga mfite, urabona ko nta mafaranga menshi ndakorera cyane. Kaze turi hano muri account history, ahangaha account history katuri amafaranga maje kugera kuri account yacu, kuko ibi ngibi nabyo biragenda bidufasha kugira ngo tumenye amafaranga tugiye dufite. Aha urabona ko hano nemeje gukora amafaranga 399. Noneho kuko ariyo nemeje gukorera, hari nawe nari mfiteho ngo nemeje kugira amafaranga 499. 499. Urabona ko amafaranga ari ngaya hano hejuru, aya ngaya hano. Rero icyo ngusaba, reba hano urabona ko ugiye kuyabikuza cyangwa se kugira ngo yabikuze usabye bira ko ufite imwe muri konte izi ngizi. Iyo ufite bita USDT ushobora kuba warayifunguye, cyangwa se ufite bita Bitcoin, ufite bita Ethereum, ufite bita Binance Coin. Ni konti nyinshi zitandukanye. Urabona ko nta konti y'ikinyarwanda cyangwa se yo mu Rwanda irimo. Gusa muri video ikurikira ngiye kwereka uburyo wafungura imwe muri za application ya Bitcoin cyangwa se ya Bitcoin account cyangwa se Binance account. Inimwe muri za application cyangwa se muri izi konti ngiye kwereka uburyo wafungura imwe muri zo. Yes, niba utarakana subscribe nkifurize kugera ukana subscribe kugira ngo ugende ubona video zanjye nk'izi ngizi nyinshi zigiye zitandukanye. Yes, ndabashimiye kuko mwagira ibihe byiza muri hose, mugire mudakana subscribe.